Ndabasuhuje inshuti bakunzi ba Jyaho TV show, njyewe basuhuza ni Jado Artist Official, YouTube channel ni Jyaho TV show. Abameze neza mukomere cyane, abatameze neza ndabihanganisha kandi mbabwira nti mukomere, mwihangane kugera kure siko gupfa. Uyu munsi kandi bishobora kuba bimeze nabi, ejo bikamera neza. Kimwe n'uko uyu munsi bishobora kuba bimeze neza, ejo bikamera nabi. Ikiruta byose ni ukumenya uko witwara muri buri situation ugezemo y'ubuzima, yaba ari mbi cyangwa se nziza. Aha rero turi kumwe n'umukobwa utajya wemera ko bamwita umwana. Ntabwo ushobora kumwita umwana. Jenny, ameze ute? Ameze neza. Yaratubwira byinshi ku buzima bwe, wenda hari benshi byafasha. Niba ari ubwa mbere ugeze hano rero kuri Jyaho TV show, ndagusaba gukora subscribe. Ndashimira kandi n'abayikoze imbere, nshimire n'abajya bafata umwanya wabo bakagaruka kureba ibiganiro binyura hano kuri Jyaho TV show. Nk'uko mubizi, tugira content yitwa urukundo ruganza iteka mu bantu. Reka rero tuganire kandi dukomeza dusakaza urukundo mu bantu. Jado Artist Official kwisonga. Njyewe ndakuzi mu buzima busanzwe, ariko ndagira ngo utangire wibwira abanyarwanda ndetse n'abandi baba hirya no hino babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ubasuhuze ubibwire. Murakoze. Nitwa Uwingeneye Jennifer. Yego. Umukobwa utajya wemera ko bamwita umwana. Yego. Ese kuki utinya cyangwa wanga ko bakwita umwana? Ntabwo ari ukubitinya, ariko ngo numva nyine umuntu ntubitinya ariko urabyanga. ndabyanga. Numva umuntu unyise umwana nyine nkaho aba ansuzuguye, niko njye mbifata. Kandi n'ubundi uri umwana. Araranyica. Ntabwo ndi umwana. Urumva nyine umuntu uri hejuru y'imyaka 18 aba ari umwana. No hejuru ya 20 na 18. Hejuru ya 18. Abazi ikibi n'icyiza, abazi kwifatira umwanzuro. Ariko yego niyo myaka wenda leta yagennye y'ubukure, kuko iyo wafashe indangamuntu, ufite indangamuntu ubu urayifite. Yewe uri umuntu mukuru koko. Agase Jenny, tuvugisha ukuri, ubu uwagushyira mu rugo ashaka ko mubana nk'umugore n'umugabo, wumva wabishobora? Nabibasha. Inshingano z'urugo ukazitaho fresh cyane. Ariko da byose ni icyizere. Cyambere ni confidence kabisa. Kandi iyo utifitiye confidence nta n'undi wazikugirira. Cyambere ni kwizera. Yego. Uyu mwana w'umukobwa rero tugiye kuganira, afite byinshi yasangiza abanyarwanda, afite byinshi yabwira abari mu rungano rwe ndetse n'abari hejuru bamuruta, kandi bikagira icyo bibafasha. Jenny, wabayeho ute kugeza ubu ngubu, umeze gute? N'iki wasangiza abanyarwanda nyine muri rusange gishobora inkuru yawe y'ubuzima iteye gute? Inkuru yanjye y'ubuzima rero, ntabwo navuga ko nagize amahirwe yo kuvukira mu muryango. Nabayeho nyine, navuga ko nabyawe na mama, ariko atabana na papa. Papa yari afite nyine undi mugore. Urumva nyine nkurira muri ubwo buzima, nyine mbana na mukecuru, nyogokuru. Muri ubwo buzima rero ntabwo nyogokuru nyine yigeze nishimira,
yahoraga ambwira ko ngo ndi ikinyendaro ndi umwana nyine utazi se ibintu nk'ibyo nkajya mbaho nyine nyogokuru wanjye anoteza mbere atanyishimiye rimwe na rimwe sindi no mu rugo muri famiye yakwirukanye akihandagaza akavuga ngo va mu rugo cyane ya uvuze ko wakuze ubana na nyogokuru wawe ese icyo gihe mama we yabaga he? Na mama twarabanaga. Yego. Mama nyine abana na nyogokuru na sogokuru bene abana n'ababyeyi be bamujyana. None se iyo nyogokuru wawe yavugaga ngo va mu rugo yabaga ashaka kujya he? Yashakaga yuko njya kwa papa. Ambwira ati rero wowe genda ujye kwa so akumenyere buri kimwe, agutangira mituweli, agutangira ishuri, akumenyere buri kimwe nyine nk'umwana we. Okay, nagera kwa papa rero papa nawe akabura icyo yakora kubera ko yari yaranyihakanye ambwira ko ntari umwana. Yarakwanze. Kuri make yarankunze. Hanyuma se wari watangiye uvuga ko wakuze utazi papa ari ukumva bamuvuga. Ese mama wawe niwe wateye intambwe akwereka so cyangwa yakujyanyeyo byagenze gute? Nta na kimwe yakoze, ahubwo njye numvaga abantu bamuvuga ngo ni runaka, kugeza n'aho abantu ari bo bamunyeretse, abanini bamunyeretse. Ntabwo ari mama yifashe ngo tugende kwereka so tugende nkwereke buri kimwe, nta na kimwe yakoze. Ahubwo deni numvaga nyine abantu bavuga ati uriya mwana asa na runaka, ngo runaka. Wowe waje kwijyanayo? Njye wijyana. Ndabaza ati kanjyayo basi ngende nicare mukorere imirimo nk'umwana muri buri kimwe. Ariko muka data nyine ntabwo yanyishimiye. Usibye kumva se abaturage wenda abantu babivuga ko uri umwana we, wowe ni iki cyakubwiraga ko ari so? Ntushobora gusanga wenda impamvu yabihakanye kuko byaba ari byo atari so. Okay, nibyo narabitekereje. Yego. Gusa ariko abantu babimbwiraga ni marume. Nyokorome. Yego. Saza ba mama. Nagiye twicara turaganira, amubaza ati ibintu bavuga n'iki? Bavuga ngo papa wanjye ni runaka. Nkawe marume nibyo cyangwa se byo? Arambwira ati rero nibyo pe, uriya ni so ni ukubyara. Okay, nibwo nahise nifata umwanzuro. Buretse gato ntabwo akimara kubikwemeza ko uwo nguwo ari we so ukubyara, ntabwo wigeze utera intambwe ngo bibazeho mama? Mama narabimubazaga ko nta kintu yambwira, yaracecekaga. Namubaza ku bintu bijyanye na papa, nk'uko se mama urabona imyaka mfite, nshaka kumenya papa, nshaka kumenya buri kimwe, agaceceka ntagire ikintu ambwira. Waje gusanga ari iyihe impamvu yacecekaga? Impamvu yacecekaga rero yari afite isano n'imyaka. Orara, isano ya hafi? Isano ya hafi Deni rero njyewe mba ntekereza yuko wenda ari ikintu cyamuteraga ipfunwe ryo kumbwira ahahise. Ukuntu byagenze Deni kugira uyu munsi se umaze gukura, ntabwo mujya mwicara ngo mukore ikiganiro ube watusha kuri iyo ngingo nibura urebe ko ayivugaho? Ndi kumwe na mama? Yego. Mama nyine turicara tukaganira. Kumva ikirego bijyanye na papa, ugaceceka, ugahita ushaka indi mpamvu. Ubwo uba ubona amaherezo yanjye. Ushaka ko muganira ku byerekeranye na so agahita azana indi sije? Akazana indi mpamvu. Yego, yego. Akambwira ati rero rwose mwana ntabwo mwanga pe, ariko ibintu bijyanye na so rwose biyibitse, numva nameze neza, tuzabiganira ikindi gihe. Nuko amubwira. Ariko nibura se
ukabona nta kantu k'agashweshwe ko kuba ubona yatusha kuri uwo mugabo. Yego mba ndi kubibona. Mba ndi kubona ko rwose pe aba ashaka gutusha wenda akahita amwumviraho ibintu byaba byaragenze. Ariko sinzi ikintu nyine cyitwa kizanye kugituma atabivuga. Yego ashaka kuba yarahuye n'igikomere. Ntabwo byabura. Igikomere cyaba gifite. Jennifer, hari abana b'abakobwa babona bibagendekeye gutyo bakishora mu ngeso zitari nziza. Ese wowe nta gihe wigeze ugira igitekerezo cyo kumva ko waba mu nzira zitari nziza cyane cyane z'ubusambanyi cyangwa se zo guhura n'ibishuko kubera icyo kibazo cy'ubuzima wagize? ibyo nabyo nabitekerejeho ariko ndavuga ati ntabwo naba nanzwe n'ababyeyi ngo ideni nindangiza ngo nishore nyine mu busambanyi. ndavuga ati harimo ingaruka nyinshi. ndavuga ati rero ibintu byo kwishora mu busambanyi reka mbireke, deni Imana nyine nizi ko zabaho. si ibintu byo kwishora nyine mu ngeso mbi ntabwo nigeze mbijyamo. ni izihe nama wagira abana bari mu rungano rwawe cyangwa se cyane cyane abari mu rungano rwawe bahitamo gufata iyo nzira mbi kubera ikibazo cy'ubuzima nk'icyo ngicyo bahuye nacyo? inama nabagira rero ntibakishore mu ngeso mbi. niba bataragize amahirwe yo kuvukira ku babyeyi bombi ntabwo ari ikosa ryabo. inama nabagira ntibakishore mu ngeso mbi. deni ntabwo waba waranzwe n'ababyeyi niba urangiza ibyo kwishora mu ngeso mbi nta cyiza kibirimo. inama nabagira ati rwose ntibakishore mu ngeso mbi. mu buzima tunyuramo rero bwa buri munsi tugira ibitubabaza tukagira n'ibidushimisha. birumvikana wahuye n'ibikubabaza byinshi, ariko ni iki cyakubabaje cyane kurusha ibindi mu byo wahuye nabyo mu buzima wabayemo kuva uvutse kugeza ubu ngubu? ikintu cyambabaje rero ni uko mama yanyanze n'uwo nari nizeye wenda ko papa wenda azankunda nawe akarinkakara. nicyo kintu cyamubabaje mu buzima n'ibintu byose naciyemo. ikintu cyamubabaje ni uko nahanzwe n'ababyeyi bose. yangane kabisa, yangane. buriya iyo Imana ishimye ko uvuka burya ibizi ni uko uzabaho, kandi kugeza uyu munsi ku myaka yawe hejuru ya 18 ntabwo wari uzi ko uzayigeza. buriya Imana iracyagufite mu biganza byayo. so nubwo rero hari ibyakubabaje ariko hari n'ibyagushimishije mu buzima, wenda bike cyangwa byinshi. ugiye kutubwira nanone akantu gashobora kuba karakubayeho mu buzima ukumva karagushimishije mbega utajya wibagirwa? utubwire hari habaye iki, ese byagenze bite? ikintu cyanshimishije nyuma y'uko nyine ababyeyi banzanira banyanze mukuru wanjye deni niyo wemeye kubanyakira, anyakira uko ndi, yirengagiza ibyo byose, yirengagiza ko ababyeyi banyanze. arambwira ati rwose kuba ababyeyi baba barakwanze ntabwo ari ikibazo, deni ni wowe ngana tubane, mfata nka mukuru wanjye. buri kimwe uzajya ugira ikibazo ibyo mbwira, yego nugira ikibazo mbwire nkajya mufasha mu bushobozi bwanjye. navuga ko icyo kintu ari ikintu cyanshimishije mu buzima bwanjye. Imana imuhe umugisha rwose.
wavuze ko utigeze ugira amahirwe yo kurangiza amashuri. Ese warize ugera mu wa kangahe? rero nageze mu wa kabiri segonderi. Mu buzima bwo ku ishuri wize uba mu kigo, wize uri externe? Wiga gutaha. Okay. Ikibazo nanjye kukubaza reka nkikatinge. Ubu se ugitekereza ko wagira umukunzi cyangwa uranamufite? Nawe mfite. Mpamvu nawe mfite bitewe n'ubuzima naciyemo. Ntabwo naciye mu buzima bwiza. Ubwo rero mba numva muri njye nta rukundo mfite. Nta rukundo mfite. Nta bahungu bajya bagusaba ko mukundana? Barahari bajya babinjira. Ariko mbibwiza ukuri nkabwira ko bitakunda, kuba ko nta mwanya mfite wo gukundana nabo. Ubwo se urabahakanira bakemera? Ndabahakanira. Bakemera bakagenda? Bakagenda. Pole sana, ariko buri gihe kizagera wumve ugize igitekerezo cyo gukunda, na cyane ko nyine ni ngombwa, ntabwo uzabaho gutyo gusa. Ariko Imana ishimwe, icyo ngushimiye ni uko nyuma yo guhura n'ubwo buzima bukakaye utigeze ugerageza kugira umutima wo kujya mu ngeso mbi. Uyu munsi b'abahungu cyangwa se abagabo bashukana, ukaba ugerageza kubirinda bigakunda. Ukomereza aho rwose, ahubwo utegure uko ubuzima bwawe bwagenda neza ejo hazaza. Inshuti bakunze ba Jao TV Show rero ndabashimiye cyane. Mwigeze kumva mvuga Jado Artist. Hano dukora ibijyanye n'ubugeni bushingiye ku marangi, tubashushanyiriza amafoto meza, tubakorera imitako yo gutaka mu nzu, tubakorera amadizayini mu masaro y'amazu yanyu, dushushanya imfashanyigisho z'abanyeshuri mu bigo by'amashuri, dukora ama student cards, dukora stamps n'ibindi bitandukanye, twandika ku myenda, ku bikoresho ibyo ari byo byose, turabrandinga mbese muri rusange. Abafite rero ibiraka biteye bityo mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp kuri 0788259948. Jenny, ndagushimiye rero ko wemeye ubutumire bwacu hano kuri Jao TV Show. Murakoze. Yego. Nta bana b'inshuti zawe ufite? Umbabarire, ntabwo umuntu mukuru akundana n'abana. Nta kibazo. Ndabizi ko utajya wemera umuntu kwita umwana. Nta kibazo. Nta bantu b'inshuti zawe ufite bari hirya no hino kure? Urabona social media zigera kure. Nta bantu ufite b'inshuti zawe batari hafi wasuhuza ukagira n'ubutumwa bagenera? abo nasuhuza ni inshuti zanjye. Uvuga ubareba hariya barimo barakureba. Abo nasuhuza uvuga ubareba. Abo nasuhuza ni inshuti zanjye, abavandimwe. Inshuti yanjye ya hafi yitwa Ange. Ndamusuhuza. Undi bamwita Esther. nawe ndamusuhuza. Undi amwita Ivona. Chaka chaka. Ya nawe ndamusuhuza.
abo baba hehe? umwe aba mu Kibungo, undi Jado Artist Official ku isonga.